Tissier ararwaye ararembye ari mu bitaro, ari Roi Faisal cyangwa se King Faisal Hospital niho arembeye ubu tuvugana amagingo aya, ariko mu by'ukuri ararembye pe, kuko afite indwara ebyiri zisa nkaho zikomeye mu buzima bwe, bushobora no kugira gute kumuhitana. Yes, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza, by'umwihariko dukurikira cyangwa se ubana natwe gatanu ku kandi hano ku Ihumure TV, mubana n'umuhungu wanyu Valeri nkuko maze kumenyera hano tanu kwa tanu ku makuru cyangwa se updates agiye atandukanye ku makuru y'ubukungu, by'umwihariko murabizi ko twibanda cyane kuri crypto cyangwa se tukanibanda cyane ku makuru y'ibivugwa muri gospel, ku nkuru ziba zidasanzwe tukazigarukaho ako kanya nko guhumbya. Rero reka ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe mutarayikora byaba byiza ugize gute uyikoze kugira ngo tujye tubana tanu kwa tanu. Uyu munsi rero ntatinze ndagira ngo tugaruke ku nkuru ibabaje, ni inkuru ishenguye umutima wacu, by'umwihariko abarokore, by'umwihariko abantu bamuzi uyu muntu. Ni inkuru itubabaje muri rusange, ni inkuru y'uburwayi bukomeye bw'umuvandimwe cyangwa se umuhanuzi Tissier. Abenshi muramuzi, abenshi bamaze kumumenya. Ni umwe mu bagabo Imana yagize gute, yagize gutya ibahereza impano cyangwa se ibaha impano idasanzwe y'ubuhanuzi. Ni bake bayigira, ariko abenshi nabibinyoma, ariko turashima Imana we kuko mu by'ukuri Imana hari ikintu kinini cyane yamukoreye mu buzima bwe, mbese imuhereza impano idasanzwe ya nyayo. Reka rero tubive imuzengo. Tissier abamuzi muramuzi, ariko by'umwihariko abantu bo mu itorero rya ADEPR muramuzi neza, ndetse n'abandi bantu bo mu yandi matorero benshi. By'umwihariko umuntu ukurikira gospel ntango yabaho cyangwa se ntango yaba atazi uyu mugabo Tissier, umwe mu bagabo b'abahanuzi bakomeye cyane muri iki gihugu, bagiye bahanura, by'umwihariko ibyo byinshi bagiye bahanura bikaba byo muri rusange. Tissier rero ararwaye ararembye, mu by'ukuri ni umwe mu bantu bageze ahantu babona ko bakeneye amaboko y'abantu, ni umwe mu bantu bakeneye support ikomeye, by'umwihariko iduturukaho nk'abarokore bagenzi be. Tissier mu minsi yashize cyangwa se mu mezi yatambutse, mu mwaka washize murabizi ko yigeze kugira accident, aravunika ukuguru, murabyibuka uburyo yigeze kurembera mu bitaro, araremba. Ariko mu by'ukuri mu kuremba kwiwe aza kugira gute, aza kuba yagira kuvunika ukuguru, ariko akajya agendera mu kagare. Murabizi muri accident sindi buze kwigaruka, ahubwo ndagira ngo nze kugaruka kuri iki gihe noneho uburwayi busa nkaho bwamwibase cyangwa se bumaze kuba karande kuri we, dore ko atagitera kabiri atarwaye. Tissier ararwaye ararembye ari mu bitaro, ari Roi Faisal cyangwa se King Faisal Hospital niho arembeye ubu tuvugana amagingo aya, ariko mu by'ukuri ararembye pe, kuko afite indwara ebyiri zisa nkaho zikomeye mu buzima bwe, bushobora no kugira gute kumuhitana. Mu by'ukuri ashobora kuba yagira gute, ashobora kuba yataha. Birababaje rero, mu by'ukuri ni inkuru igize gute itubabaje twese nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abarokore muri rusange bagenzi be. Tissier arwaye ibihaha, mu by'ukuri mu bihaha bye afitemo ikintu cy'ikibyimba kiremereye cyane, afitemo ikibyimba mu bihaha. Murumva ko ni indwara ikomeye cyane, cyangwa se n'indwara mu by'ukuri itari nziza ku buzima bwe. Ni bake barwariye indwara, burya indwara ziratandukana. Hari indwara turwara ariko ziri hanze y'umubiri, cyangwa se urabona umubiri wacu uko umeze, ariko burya indwara iyo irimo indani, indwara irimo indani, ngo urwaye ku mutima, ngo urwaye mu bihaha, urwaye mu mutwe, ku bwonko, ngo urwaye ikibyimba, izo ni indwara ziba zikomeye cyane ku buzima bwacu, dore ko zishobora no kuba zagutera kuba wabura ubuzima mu gihe runaka, cyangwa se mu gihe kitazwi, ukaba wagira gute wataha igitaraganya. Mu by'ukuri Tissier, impamvu mvuze yuko ko ushobora kuba wanataha cyangwa se uba wapfa, wenda urugero mu rurimi rwumvikana neza, mu by'ukuri iyi ndwara cyangwa se indwara mu by'ukuri zasaba kugira ngo bagusature cyangwa se bakubage, burya iyo ndwara ntange bari nziza ku mubiri. Niyo mpamvu mvuze ngo uyu muntu arakomerewe cyangwa se ararembye koko, akeneye ko tumuba hafi, akeneye kubona yuko hari abantu bari hafi ye. Ubu tuvugana mu by'ukuri ari Faisal, ari muri ba bantu, mbese ari mu cyumba cy'inkomere cyangwa se abantu barwaye bikomeye cyangwa se barwaye bikabije, ari mu cyumba cy'inkomere muri Roi Faisal. Ababishoboye rero, abarokore bagenzi be, abo mwasenganye cyangwa se abo basenganye muri rusange,
mwese mukoraneho mu by'ukuri mugiye kureba uyu mugabo mu sapotingi cyangwa se mugerageze kuba mwamugeraho. Hari ubundi buryo mushobora kugura imbuto, hari ubundi buryo mushobora kumugeraho mu by'ukuri akabona ko nibura basi afite abantu bamuri iruhande bamushyigikiye cyangwa se bifuza ko kongera kugaruka mu buzima busanzwe. Murabona iyo umuntu arwaye burya kwa muganga atafite abantu bamugeraho, atafite abantu bamuha pole, mu by'ukuri ni operasiyo ashobora kuyikorerwa ariko mu by'ukuri mentally yapfuye cyangwa se yamaze gutakaza ubuzima. Murumva ni inkuru igize gute ibabaje. Tisiye rero mu kurwara umutima no kurwara ikibyimba hoya plutôt kurwara ibihaha no kugira ikibyimba ku bihaha, murumva ko ni indwara itagize gute itamworoheye, agomba gukorerwa ama operation kugira ngo ibyo bihaha bye bahabaga cyangwa se bajye kureba icyo kibyimba barebe ko babikemura, bakoresha ubwenge Imana yabahaye barebe ko babikemura kugira ngo uyu mugabo yongere kugira ubuzima buzira umuze cyangwa se yongere kugaruka. Tuzishima cyane kongera kumubona. Afite ikindi kibazo gikomeye cyane ubu tuvugana kigendanye n'impyiko, imisonga yo mu mpyiko, naho mu mpyiko ngo byaje kugaragara ko ari uburwayi buremereye cyane afitemo. Afite ikibazo mu mpyiko akagira ikibazo ku bihaha. Murumva ko n'umugabo uri guhura n'ubuzima butoroshye cyangwa se butamworoheye. Mu by'ukuri abasenga musenge, abantu begera Imana ni mwongere musubire ku gicaniro, mwongere musenge, mwegereza Imana. Uyu mugabo mumwerekezeho amasengesho, mumwerekezeho ukugira neza kw'Imana. Turabizi neza ko Imana mu by'ukuri hari ibitangaza byinshi yagiye ikora, hari benshi cyane bagiye bakira, yazuye n'abapfuye, mu by'ukuri bongera kugira gute kongera gusubirana ubuzima. Murabyibuka neza ibitangaza by'Imana nta gihe bitabaho, ibitangaza bikora bibaho. Ariko mu by'ukuri na Tisiye turifuza ko mu by'ukuri Imana, turabizi neza ko ari buvurwe n'abana b'abantu, ariko Imana ihari kugira ngo ibakoreremo, turebe ko uyu mugabo yakongera kugaruka. Imana ubushobozi bwayo n'imbaraga zayo turabizi neza ko ishobora kubinyuza muri abo baganga, ikabibanyuzamo bakongera bakagira gute, bakongera bakamukoraho nibura basi imbaraga z'Uwiteka zikaba zagira gute zakigaragaza muri icyo gikorwa. Operasiyo niba yoroshye nababwiye, burya iyo bagiye kukubaga kugusatura, mu by'ukuri iyo hatabaye imbaraga z'Imana ushobora no kuba wahatakariza ubuzima ukaba wapfa, urupfu rugize rutunguranye. Niyo mpamvu rero ndi kuvuga nti uyu mugabo Tisiye twese tugire dute twerekeze amasengesho ku buzima bwe, twese twongere tugire gute amasengesho ye, mu by'ukuri amasengesho yacu mu by'ukuri twese aho turi, aho waba uri hose, uri muri Afurika, mu by'ukuri uri mu Rwanda, uri mu bihugu by'abaturanyi, ndetse uri no hakurya y'inyanja, mu by'ukuri mwese nta kindi twabasaba no gusengera uyu mugabo, kuko ageze kure, ari mu buzima buri kumubabaza, ageze mu buzima buri kumurya. Mu by'ukuri akeneye ko tumuba hafi, akeneye amasengesho yacu. Umuhanuzi wacu Tisiye akongera akagira gute, akongera akagaruka. Mu by'ukuri tuzishima kongera kugira gute kumubona harembeye. Ariko mwagira mute, mwasenga mwagira mute, hari ubundi bushobozi cyangwa se ubufasha mwamufasha kandi mu by'ukuri bukamufasha nawe. Hari uburyo bwo kohereza amafaranga, gukanda akanyenyeri. Nimba utabashije kumugera aho arwariye nuza King Faisal cyangwa se Roi Faisal, mu by'ukuri ushobora no kugura izo mbuto zikaba zamugeraho. Ushobora no kuba wagira ikindi gikorwa runaka ukora, ariko ukagaragaza ko nibura basi uri ku ruhande rwe, cyane ko uyu mugabo ni umuntu wacu. Usibye ko niba batari n'umuntu wacu, n'undi muntu wese w'inkomere waba urwaye, mu by'ukuri turabafasha mu buryo bugiye butandukanye rero. Ariko Tisiye niwe turi hano rero kugira ngo tumuvugire cyangwa se tumukorere ubukangurambaga, abantu babashe kugira gute kumusura, kumugeraho, ugura imbuto bimugereho aho arwariye mu bitaro. Turabizi ko uburwayi bw'impyiko cyangwa se n'uburwayi bw'ibihaha ntabwo ari ibintu byoroshye ku buzima bw'uyu muntu, ni bimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri dufite ku buzima bwacu. Rero ko harwara aho hantu utegereje kubagwa, utegereje kugira gute, mu by'ukuri n'ibikorwa bigize bite bitoroshye, n'ibikorwa bitoroshye. Aha hantu ubundi niho Imana igira gute yigaragariza. Niyo mpamvu rero ndi kubasaba kugira ngo twese tugire gute dusengere uyu muntu, mu by'ukuri amasengesho yacu ya buri gihe tumwibuke, tumusengere, tugaragaze ko nibura basi Imana iri ku ruhande rwe.
turabizi ko Imana yakoze ibitangaza, turabizi ko Yesu Kristo ibitangaza byinshi yagiye abikora, n'iki rero ntabwo cyagira gute cyamunanira. Reka rero tube hafi y'uyu mugabo, tumushyigikire mu by'ukuri, tumwereke ko turi ku ruhande rwe mu by'ukuri, kandi tumusengere n'ubushobozi, dukanda akanyenyeri cyangwa se tugure imbuto mu by'ukuri, uyu mugabo tumube hafi. Iyi ni Ihumure TV, murakoze cyane, yari Valère umuhungu wanyu.